Tubaye ikaze kuri no muyoboro wa YouTube channel, nshuti bakunze mwe mwese mudahwema kudukurikira, twongeye kubaha ikaze kuri uno munsi. Uyu munsi nje kubagezaho ingingo 10 zagufasha kugenzura amarangamutima yawe utagize abo uhutaza cyangwa se ngo uhungabanye. Ntimucikwe. Turarebera hamwe ingingo 10 zagufasha kugenzura amarangamutima yawe utagize abo uhutaza. Ingingo ya mbere iravuga ngo kwerekana ikibazo. Bivuga ngo fata umwanya wo kwisuzuma no gutekereza ibyiyumvo byawe. Ese ni ibiki bituma wiyumva utyo? Ese ni ibiki byagufasha kuva muri ibyo ngibyo byatuma wiyumva utyo? Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, guhuza ibyiyumvo n'ibikorwa. Emeza ko ibitekerezo byawe biganisha ku bikorwa byiza. Niba ufite ubushake bwo gukora ikintu kitari cyiza, kwibaza impamvu yabyo, ukibaza uti se byagenze gutya kubera iki? Ese kuki nabikoze gutyo? Iyo yari ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu, kuvuga neza. Shaka amagambo meza yo kuvuga ku byiyumvo byawe. Ibi bizagufasha kugira imyumvire myiza no guteza imbere ubufatanye n'abandi. Iyo yari ingingo ya gatatu. Ingingo ya kane, saba ubufasha cyangwa ibiganiro n'abo uruta cyangwa se abo uruta wowe. Ni ukwerekana ko wiyumva ariko mu buryo bwiza. Ni ukuvuga ngo mu magambo makeya, girana ikiganiro n'abandi, yaba aburuta cyangwa se wowe abakuruta. Ingingo ya gatanu, kwirinda gukora mu kanya gato. Aha bishatse kuvuga ngo niba wiyumva ubushyuhe cyangwa se amarangamutima yawe yakubanye menshi, fata umwanya uhagije wo gutuza mbere yo gufata icyemezo. Iyo yari ingingo ya gatanu. Ingingo ya gatandatu, kwiga gucunga umutima wawe. Ibyo birimo gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se icyo twita siporo. Ushobora gukora imyitozo imwe bita yoga. Bifasha guhumuriza no kugenzura amarangamutima yawe, bityo bikagufasha no kwigenzura. Iyo yari ingingo ya gatandatu. Ingingo ya karindwi, andika ibitekerezo byawe n'amarangamutima yawe. Ibi bizagufasha kumenya neza ibikurimo no kubikemura utagombye kugushakisha. Ni ukuvuga ngo ingingo ya karindwi mu magambo make iravuga ngo andika cyangwa se kwandika. Aho wandika ku ruhande ibitekerezo byawe kugira ngo uze kubasha kubitondeka neza, bitagusabye kubasha cyangwa se kuvangavanga ibintu. Iyo yari ingingo ya karindwi. Ingingo ya munani, kurangiza ibibazo. Ibi biravuga ngo irinde guheranwa n'ibibazo bitakureba, ushaka umuti wabyo kandi nta n'uwakugishijemo inama. Shaka ibisubizo mu bushobozi bwawe kandi ube mu gihe cyawe. Ibyo bizagufasha kwirinda kwivanga mu bitakureba. Iyo yari ingingo ya munani. Ingingo ya 9, gushyiramo umwuka mwiza mu bantu. Itegura ahantu hatuje kandi hafite umwuka mwiza. Bizagufasha kugira ibitekerezo byiza byo kuba waganiriza abantu utagize abo uhutaza, ubagira inama kandi nawe bakwibonamo. Iyo yari ingingo ya 9 yagufasha kugenzura amarangamutima yawe.
Ingingo ya 10 ari nayo ya nyuma iravuga ngo gutuza mu by'ukuri cyangwa se kwiyoroshya. Gerageza gukora cyane ubwawe wihanganira amarangamutima yawe ku bifite akamaro mu kuguma utuje. Izi ngingo uko ari 10 zigamije kugufasha kugenzura amarangamutima yawe mu buryo bwiza, bigatuma ugaragara neza mu mibanire yawe n'abandi, gusigasira amahoro mu mutima wawe ndetse no gufatanya n'abandi mu rugendo urwo ari rwo rwose mwaba rurimo rugamije icyiza ntawe ruhungabanyije. Nshuti mukunzi wowe ukunda ibiganiro byacu, ndagusaba ngo ntugende udakoze like, share ndetse ukibuka no kuduha igitekerezo hasi ahanditse comment. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.